duherukana Mukesha agira inama amahoro yo gusubira iwabo, anabwira Angelique ko guteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere bisaba ko abanza kubyumvikanaho n'umugabo we Ntaganda, nyuma bakazazana ku kigo nderabuzima cya Tekana. Byaje kugenda gute? Kurikira umukino. Ye baba we, Abima. Niki turahira? Hana yanjye. Do mbabara none ndebere byabaye koko. Habaye iki? Yo, n'utundi dutatu turapfuye koko. Urabizi turahira. Bibwire mabuja. Mbabara cyane Abima, mbabarira pe. Ngwiki? None subwe inkoko z'abandi zirakomeza zipfura sorongo ubiceceke koko. Uragira ngo bavuge ko nananiwe kuzitakawe nabyo biri gutuma zipfa gutya kuko Abima. Nibanyirukana se. Niba warababwiye ko uzi ubworozi bw'inkoko za kijyambere ndetse n'ibijyanye n'imashini turagemejwe, ugomba no kumenya ibishobora gutuma zipfa muri ubu buryo. Urumva? Ndakumva. None Mpamvu ye nayindi rwose ni ukubera uriya mukecuru winjiye mu kibuti cyazo atabanje gukandagira mu muto wo kuzirinda wabigenewe. Ariko ikibazo ki? Aha, nimvuga ko zize mukecuru nabwo baragira ngo ndi guteranya umuryango pe. Reka nkwereke turahi. Abimana. Karame. Akira mfasha Kadi. Ndabona adashaka kunyikoraho kandi ngomba kugera ku isetakire kare. Yego. Ese muri mu bicaho ngaho? Nawe ngwino wirebere mabuja. Ye? Habaye iki? Nyagasani nyiri mpuwe we. None ishobora byose nyiri sinibura umutwe wanjye yazize ikikuku. Nawe, habaye iki? Ntabwo zishwe n'inzara wibereye mu gakungu turahira. Ndarengana n'ukuri kw'Imana. Urabizi nize ubworozi mabuja. Gukora no gukoresha imashini zituraga imishwi mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro. Ntubizi se mabuja? Ibyo se ko bitubwiye ukiza urumva aka kanya aribyo dukeneye kumva. Nyine mu bintu nize bishobora gutuma bene iyi mishwi ipfa gutya harimo nk'umwanda, ubukonje, igihe umuntu yinjiye mu kazi kaza atabanje gukandagira umuti wabigenewe cyangwa ndabyumva ninjye ugiye kubigerekaho. Ntago ari ukubikugerekaho mukecuru, niko kuri pe. Nyamara nanjye nuko nari mbizi. Nta byinshi nzi ku bworozi bw'inkoko za kijyambere. Ariko ibyo nzi n'ibyo birimo. Ceceka aho ngaho. Karabuzwa n'iki kumushyigikira? Aha. Turahira. Ndakumva mabuja. Ntabwo napfa kwizera ibyo mbwiye. Reka nihamagarire veterineri mu basi. Hamagarire rwose wumve. Icyo nzi cyo ndi kuvuga ukuri. Kamuhamagare rwose. Namuhamagare rwose. Uri mpaka zicika. Ibyo ndi kuvuga ni Ko ukuri. nyamara bishoboka. We veterineri, muraho neza. Sibyo mvuga se Yewe. ndetse uko Oya si ngombwa kuza. Ni akantu nashakaga kukubaza. Mubaze. Nyine iyi mishwi ya kijyambere ituragwa n'imashini ni iki gishobora kuyihitana umusubirizo? Ndakumva. Ese urakoze cyane. Ninga ukenera rwose ndaguhamagara. Ndatabimaze. Ibyo mvuga si Akubwiye ngo iki mama teta? Mama, Ndakumva. turahirwa ntabwo abeshya. sinabivuze. Ntabwo abeshya pe. Ni ukuri pe. Umbabarire mwana wanjye Solange. Ntabwo nari mbizi. Ni mumbabarire pe. Nako ntabwo ninjiyemo ngambiriye kubahonje. Ariko se ubwo ni mu biki mujyana? Yewe, ntabyera ngote. Niko se koko maho. Yewe. Urazenguruka uruye. Icyakora akoze kwa ruje kureba ko ibyo mwangiriyemo inama nabishyize mu bikorwa. Umwungeri mwiza numenye ntamaze. Ndazenguruka ndayabyo nubeshya. None se uko komaho. Ndakumva. Iherezo ryawe ni irihe? Muhore mwumve. None se mujyana. Ibyishimo byo mwangiriyemo inama ibyo muganga yambwiye njya gupimisha inda sinabikoze. Waragerageje pe. Kuko n'inzitiramibu uyiryamamo. Ubasha kurya n'indyo yuzuye. Yoya wivuga kuko inshuro ntayirya nizo nyinshi. Gusa icyo kurara mu nzitiramibu cyo naragikemuye ntaho mubu wanyura winjira mu buriri bwanjye. Ahubwo so bikurya utararyama ugira ngo si myinshi maho. Reba ibinogo byose byuzuye mu mbuga. Mujyana murasetsa koko. Ibinogo se byabuzwa n'iki ko haba kubona nibera mu kizu cyutuzuye. Amadirishya ahumyemo ibibati n'ibisate by'ibitambaro, urugi narwo nuguhengekereza, aho baponderaga umucanga, aho bagiraga bate. Yewe ntibyabura hano hantu rwose kandi sinabisiba ngo mbivemo. Imuka rero. Kuko uretse n'ibinogo huzuye n'ibigunda. Kandi ibyo byose byororokeramo imibikwirakwiza udukoko dutera malaria. Ubu se wambwira ngo wabasha kuyirinda bigashoboka? Ndi mukase ngehe wa mubyeyi we.
ugomba kuhashaka amahoro. wowe ntubona ko ubuzima bwawe n'ubwo ubu twite buri mu kaga koko? muvuga ubuzima bw'uwo ntwite amabere akikora, mpita nibuka ko ntakiri umwe ngo nigenga uko nshaka. uretse sha ntabwo ngengamo kugorwa njyenyine nk'aho inda nayiteye. Kigali we ndaza kujya kureba kindi kitanshakira amafaranga kandi agomba yabone aha yakuraho simpitayeho. bitware buhoro maho. erega ubonye se umwana atanabyumva neza wakwisubirira iwanyu. ngo nasubiraye mu buzima. yego nyine ibyo mbwiye na Mukesha arabimbwiye, ariko ntabwo ngomba gutsindwa gutyo gusa. kindi giti tugomba guhangana mpaka niyo yambonera amafaranga yo kwishyura inzu nzima wenda ibindi akabireka, ariko nkava muri iki gihogere. ubu ngiye gukenyera nkomeze kuko ubu nibwo urugamba rutangiye. ngaho da. ihangane kabiri, kwihangana wihangane rwose. reka mbe negamye ahangana ndumva gukandagira byanze neza neza. ye baba data we, biranze koko kandi twari twagize kabiri. kurya pe. ihangane nyine umuntu w'umugabo. ariko ibyo wakoze birahagise, nushaka witahire. reka amahanga iruhande rw'idirishya, uburibwe nibumara kugabanuka ndinjira mu nzu nta kibazo. oya, kandi ibi byose byatewe n'umwanya wamaze uhagaze utishingikirije imbago kabiri. uyu munsi niraye imbago nyibika mu gitondo nkigera ku kazi. oya ni amakosa. bikubitaro nuko twagize akazi kenshi, niriwe nzenguruka isaro marampagarikiye abakozi sinishingikiriza imbago umugani wawe. ngaho reka nkwereke rero. yego. ntabwo nasiga nakunjije mu nzu. ihangane nyine. yego. ariko ubundi Margarita arihinga kumfashe di. ese sasa ugira ngo aba yagatashye. none se nampambara ntawe cyore kabe yamaye nka data. ibyo mbona nawe kubibona se nibikize. ubonye biki kwihangana? urebera mu idirishya ndebe iryo Keza na Ganza bari kubyina n'ukuri. nyagasani mana we, mana yanjye. iriya ndirimbo se bari kubyina niyihe kuko? ndebera ariya mashusho abana banjye bari kureba n'ukuri. ubu babikuye kuko ubuze amagambo abamo. nayo mvise umunsi umwe ndi mu modoka ya Dave ifata ku munwa n'izina ry'Imana kabiri. hana yanjye ndebera ukuntu bazunguza utubuno n'ukuri. Keza na Ganza muzano vuba. nyabuntu hano umwana nta mukankamira atyo. kubatwara buhoro utabakanga bakagira ubwoba ugasanga ntubakuyemo amakuru wari ubakeneyeho. sibyo. turakwitabye papa. niko biramubyina n'ibiki? ni indirimbo papa yitwa. uko yitwa sinkeneye kubimenya. mwayibyinnye muyikuye hehe? sinabwiye ko mugomba kureba itente gusa byarangira mugafata amakanyu mugasubiramo amasomo yanyu. si tonto se Mambara wari uri kubireba natwe tukirebera. Mambara agiye he? yarari ahangaha? yari ari kureba indirimbo, sinzi umuntu umuhamagaye ahita agenda. mana yanjye we. yumvira ariko nibyo ariko ndabimenye. bivuze ko amaze umwanya akinze butike. niko bimeze nyine. izi saha akaba ari gucuruza none ngo yireberaga indirimbo koko? papa maze hari n'ibindi twabonye muri telefone ye abakobwa. Ganza yaceceka aho ngaho batadukubita. ngaho mugende muzimyira televiziyo mbabone mu makayi yanyu. ibyanyu turaza kubisubiramo Hambara na mama wanyu bageze hano. akabira kucuruka wamfura we. oya wasi nsanzwe nkuzo umujinya umeze gutya rwose. uzize kwihanga. ndakumva. ntabwo ubu burakari mbugiriye abana banjye none ahubwo mbugiriye Mpambara muri umuna wanjye. bije byongera ku makosa menshi amaze iminsi akora. gusa nawe sinkwiye kumurakarira, ahubwo umva nshuti yanjye. ndakumva. itahire wakoze kungeza mu rugo. kabe ndakumva. ni ugushyira agatege mu gukurikirana abana rero mugakomeza kujya mukurikirana ibyo bareba kuri televiziyo cyangwa mu matelefone mubaha. dore ejo bundi Mukesha arutse kuduha ikiganiro mu mugoroba w'umuryango kijyanye no kuba umubyeyi nyakuri. wivunika kwihanga. wivunika rwose. yego. nzi ko umubyeyi nyakuri ari utanga ubuzima. ni ukuvuga ubyara kandi akarera akanakurikirana amakuru abana be babona ndetse n'aho bayakura. yego. bityo akabafasha guhitamo abafitiye akamaro. cyo ngukundira rwose. gusa ko katunyuze muri humye. akiraye. akira nsindagiza ninjire mu nzu. haguruka. ejo se ntuzagaruka kunshaho nanone tugiye ku kazi? sinjye wahera we. igira hirya gato mbe nirambitse ahangaha. oya Angeli, uru rutambuke uryame mu mwanya wawe rwose ndabizi wahita usinzira. harya ngo ntabwo waryama ivure.
reka ubwo se hagize igikoma mu muryango nagusimbuka njya kukirwanya najya kugera ku muryango se ahubwo niba ari ikinjira kitinjiye kare. Hanyuma se sheri abana basinziriye? Barasinziriye ariko ni ku bwa burembe. Noneho baba bafite n'inkuru zidashira. None se we nuriya nkumurekeye mu cyumba cya bakuru be? Ego ko oya nuko nuvaga nshaka ko hari ibyo tuganira kandi nkabona ko ifitiye ibitotsi twatuma kadasinzira. Nuko ndavuga ntireka mubikirire hamwe n'abakuru be nitumara kuganira nomboke muzana. Ahubwo ibyo uzi ikinejeje umutima wanjye se sheri? Ni igiki? Nuko n'ikiganiro cyanjye nawe uyu munsi noneho wagihaye agaciro bidasanzwe kugeza ubwo bebe umujyana kurya. Mbabarira winyegera cyane sheri, ba wigiye hirya. Ngo iki? Kumuhunga se ntabwo ushaka ko ngukoraho umugore mwiza? Oya ntabwo byashoboka pe kuko ndi mu gihe cy'uburumbuke. Hari icyo bitwaye se? Utikintaga ngo ntacyo bitwaye koko? None se nyine bitwaye iki? Ahubwo ni n'amahirwe ko akana kacu kanyuma karahita kicokamo. Intego yacu yo kubyarira rimwe bikava mu nzira duhite tuyishyiraho akadomo. Ndekura ntaga ndekura igira hirya rwose. Kandi ibyo bikuri mu mutwe byikuremo burundu kuko ntibigishobotse. Ariko se koko urakomeje Angeli? Uravugisha ukuri koko ntushaka nkwegera? Umva rero mugabo mwiza. Mugabo mwiza iki? Dore natangiye akazi. Ni amahirwe twagize. Abana bacu baracyari bato twembi turabibona. Ngiye rwose ndabona cya cyemezo cyo kubyarira rimwe abana twifuzaga twagindura tukabanza tukabarera bakigira ejuru. Ntaganda ndagowe. Ibyo nibyo washaka kumbwira? Oya ntabwo ugowe sheri. Iki cyifuzo ntabwo ari icyanzanira inyungu ngenyine ahubwo nizo umuryango wose. Sibyo? Nindahubwiye ko ngiye nyine guteganya ibyaro koko. Ariko ubwo koko wishimiye gukomeza kubyara abana tudafitiye umwanya wo kwitaho ko bikwiye mugabo mwiza? Ngaho mbwira. Uriya w'uruhinja tumukurikije angana kuriya urabona koko tutaba tumuhemukiye? Hanyuma se abandi ko twakurikije ari impinja byabujije gukura? Wajya ureka gushakira impamvu aho zitari? Kuba twarabakurikije ari impinja ariko byatugizeho ingaruka ndetse nabo bitabasize. Babaye iki se? Reba nk'amabwiriza yo konsa avuga ko umwana agomba konka byibura imyaka 2. Muri bariya ninde wonse icyo gihe cyose? Ntitwabavukije amashereka ari impinja. Twebwe ubwacu ubona bitatudindiza mu iterambere kuko duhora dusiganira usigarana abana n'ujya ku kazi. Buri wese abashaka gukora kandi ntibyakunda. Ubona tudahora mu ntonganya. Ikindi kinambangamira kurushaho, imyaka ingahe yose ishize ishoreranye n'indi utwite na Angelique ninde wabyaye na Angelique nyuma y'igihe gitoya nkabangiye mu kazi. Nkava mu kazi ko kwigisha mpitira mu bana b'indahekana bakiyongeraho n'indi mirimo. Wimena amatwi Angeli. Niba unyimye ibingenewe nk'umugabo wawe reka niryamire. Angelique na Ntaganda bakomeje kutumvikana ku cyemezo cyo guteganya imbyaro. Naho Mahoro akomeje umugambi wo guhangana na Kindi Giti kugeza ubwo azamuha amafaranga yo gukodesha inzu imeze neza. Ese bizamuhira? Ntuzacikwe. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isaa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro.